Shiti muvandimwe ndagusubije kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Yesu ashimwe. Umwami Imana aguha umugisha wowe ubwawe ndetse n'abawe. Nyemerera tuganire ku magambo aturuka mu byanditswe byera. Turiho mu gihe uko bwije n'uko bukeye bitugaragariza uburinzi ntagereranywa bw'Uwiteka. Muri iyi minsi twugarijwe n'ibyago, amakuba, intambara, ibyorezo nka COVID-19, ubushita, Marburg n'ibindi byorezo bishobora kuba biriho cyangwa se bizaza tutazi. Ubuzima bw'abatuye isi bwuzuyemo gushidikanya ndetse biragoye ko umuntu yakwizera ibyo hazaza he, kubera ko ibyago byugarije isi dutuye byateye ihahamuka mu mitima ya benshi, aho umuntu aba atahamya ko atazahura nabyo cyangwa se n'izindi ngaruka zabyo ku batuye isi. Muri uyu mwanya nyemerera tuganire ku magambo afite umutwe uvuga ngo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ni amagambo ashingiye ku isomo dusanga muri Bibiliya rizwi n'abasomyi benshi ba Bibiliya. Zaburi ya 23:4 haranditse ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Muri iki cyigisho turifashisha Zaburi yose ya 23 izwi n'abasomyi benshi ba Bibiliya n'andi masomo akubiyemo amasezerano y'Imana mu bihe bigoye. Ariko kandi ni ingenzi no kumenya ngo aya masezerano asohora kuri bande. Uwiteka ayobore intekerezo zacu mu gihe twigana aya magambo. Amena. Iyi Zaburi ya 23 ni ya Dawidi. Ariko se Dawidi ubwe yari muntu ki? Mbere yo gusesengura ibikubiye muri iyi Zaburi, reka tuvuge gato kuri Dawidi wayanditse. Dawidi yumviraga Uwiteka. Dawidi yabaye umwami wa kabiri wa Isiraheli asimbuye Sawuli, ndetse abenshi muzi ayo mateka. Abenshi mumukundira amateka ye muzi igihe yicaga Goliyati, ndetse ibyigisho byinshi yewe n'abahimbyi b'indirimbo bagaruka kuri ayo mateka ndetse n'ibindi byinshi byamwanditsweho. Ariko ni ingenzi kumenya ngo niki cyateraga Dawidi kugira ibigwi nk'ibyo dusoma muri Bibiliya. Dawidi yari umuhungu w'umuhererezi mu muryango wa Yesayi, ndetse Imana imutoranya. Samweli yamuvuzeho amagambo akomeye. Nyamara dusoma mu rwanda rwa Samweli igice cya 13 uhereye ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe muri Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Muri iri somo turabona iherezo ry'ingoma ya Sawuli, umwami wa mbere wa Isiraheli. Nimusoma neza murasanga ikibazo nyamukuru Sawuli yagize ni ukutumvira Imana. Ikindi kintu gikomeye muri iri somo nuko hari umuntu umeze nk'uko umutima w'Uwiteka ashaka utandukanye na Sawuli. Uwo yagombaga gukora icyo Sawuli nyine atakoze cyo kumvira Uwiteka, kandi uwo muntu yari Dawidi. Kutumvira Uwiteka nibyo byateje akaga Sawuli cyane ku ngoma ye, ndetse bituma Imana imukura ku ngoma. Igihe Sawuli yategekwaga kurimbura abamaleki, nk'uko tubisoma mu rwanda rwa Samweli igice cya 15, ntiyakoze inshingano yose nk'uko yabitegetswe, ahubwo yarokoye umwami waho Agagi, ndetse banyaga n'ibindi bintu babonaga ko ari byiza, bityo Imana ihita ishyira iherezo ku ngoma ya Sawuli. Iyo dusomye mu rwanda rwa Samweli igice cya 15 umurongo wa 19 n'umurongo wa 28 haranditse ngo none se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Umurongo wa 28 Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isiraheli uyu munsi, ahaye umuturanyi wawe ukuruta. Aha naho uyu muturanyi uhavugwa ni Dawidi. Dawidi yari umuntu nkatwe twese, ariko kimwe mu byatumye Imana imutoranya nuko yumviraga Uwiteka. Kumvira Uwiteka byatumye Dawidi akoreshwa iby'ubutwari. None ibanga rya Dawidi ryari rihe mu kumvira Uwiteka? Hari amasomo abigaruka. Zaburi igice cya 119 umurongo wa 11 n'uwa 12 haranditse ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho.
Uwiteka uri uwo guhimbazwa, uje unyigisha amategeko wandikishije. Muri iri somo ubwaho tuhabona ko kimwe mu bikomeye Dawidi yakoze ni uko yabikaga ijambo ry'Uwiteka mu mutima we. Yahoraga aryibwira, yahoraga aritekerezaho kugira ngo adacumura ku Mana, kandi agahora asaba Imana yuko imwigisha amategeko yandikishije. Iyo dusomye muri Zaburi igice cya 40:9 haranditse ngo Mana yanjye nishimira gukora ibyo ukunda, ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Kuri Dawidi gukora ibyo Imana ishaka, kabone nubwo byaba bidahuye n'amarangamutima y'ibyo yifuza, gukora ibyo Imana ishaka nibyo yishimiraga, nibyo yagiriragamo umunezero. Zaburi 119:174 haranditse ngo Uwiteka njye nifuza agakiza kawe, kandi amategeko yawe niyo munezero wanjye. Dawidi rero mu mutima we no mu bikorwa bye icyamuhaga umunezero wose ni ukumvira ubushake bw'Imana. Uko yarushagaho gutekereza ku mategeko n'amateka by'Uwiteka Imana umuremyi, niko yumvaga asabwe n'umunezero mu mutima we, kandi ibyo bikamurinda gucumura ku Mwami Imana. Benshi twumva dukunze ibigwi bya Dawidi, turabikunda kandi tukumva natwe twagira amateka y'ubutwari nk'ayahe, nk'uko nawe yabaye intwari. Ni ingenzi rero ariko no kwifuza kugira umutima wumvira nk'uwa Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Aya ni amagambo Zaburi ya 23 agarukaho Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya 23 itangira n'aya magambo akomeye: Uwiteka niwe mwungeri wanjye, Uwiteka niwe mwungeri, niwe muyobozi. Zaburi ya 23 reka duhere ku murongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Iyi mirongo dusomye, abasomyi benshi ba Bibiliya cyane cyane kuri Zaburi ya 23 barayikunda cyane. Iyi mirongo ibanza ya Zaburi ya 23 itugaragariza neza uko Dawidi yabonaga Uwiteka umuremyi. Yahamije imigisha itandukanye y'Imana kuri we, kandi yarabizi neza ko ibyo afite byose ari neza iva mu rukundo rw'Imana. Nshuti muvandimwe, nawe fata umwanya muto witegereze, urasanga ineza y'Imana kuri wowe itangaje. Byonyine gutekereza ku musaraba w'i Karuvari birahagije ko duhamya kugira neza kw'Imana, kuko tuzi neza yuko yatanze Kristo ngo abishunguye ibyaha byacu. Yohana 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi Uwiteka niwe uturinda, burya niwe udutunga, niwe utubeshaho, niwe udutije umwuka duhumeka, bityo reka imitima yacu ihimbaza Imana yacu kubw'urukundo idukunda. Imirongo ikurikiraho twari dusoreje kuri Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 umurongo wa 4 kugera kwa 6 haranditse ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza neza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Muri iyi mirongo ikurikira dusomye, Dawidi ahamya uburinzi bw'Uwiteka kuri we no mu bihe by'akaga. Abivuga neza ati naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Bundi Dawidi yarabizi neza ko ibihe bigoye bishobora kuba byamugeraho, kandi yarabizi neza ko ashobora guhura n'ibiteye ubwoba, yarabizi neza ko ashobora kugira abanzi, ariko kandi ya Mana yiringiraga yari yizeye cyane ko itamutererana. Ya Mana yumviraga, bityo ahamya ko atazigera agira ubwoba mu mutima we. Ariko kandi nubwo Dawidi yavuze ko atazigera atinya ikibi cyose, yavuze kandi ko yishimira cyane kuyoborwa n'Uwiteka, kandi ko ari byo ihumure, ndetse avuga ko azibera mu nzu y'Uwiteka ryose, nibyo bimuha ihumure. Ubundi uyu murongo dusomye wa 4 urimo izingiro ry'icyigisho nifuza ko dukura muri iri somo. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ni umurongo wa 4, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza.
Birumvikana ahangaha ko Dawidi yavugaga yuko birashoboka cyane yuko yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ashobora kunyura mu bihe by'ubwihebe, ibihe biteye ubwoba, ibihe bimujyana mu rupfu. Ariko aravuga ati sinzatinya ikibi cyose kuko ari kumwe n'Uwiteka. Ariko mwumve aya magambo akurikiye arimo izingiro ry'iki cyigisho. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ku bantu bazi ibyo kuragira inka, birashoboka yuko igihe inka zirongoye birashoboka cyane yuko zatana zigashaka kujya kona. Iyo inka ishatse kuva mu murongo w'izindi ngo ijye kona imyaka iri ku ruhande rw'inzira, muzi icyo umushumba akora? Afata ya nkoni agakubita ayigarura. Muzi uburyo zishobora gukubitwa kugira ngo zihute zigende ze kujya kona n'ibindi. Dawidi kuko yari umushumba yagiye avuga amagambo menshi ariko ayaganisha no ku murimo yakoraga. Nimutekereze kuba Imana yamukebura nk'uko natwe dushobora gukebura itungo riri gushaka kujya kona. Birumvikana yuko iyo ikubise inka iranababara. Dawidi kuba yajya mu bintu bidakwiriye bidatunganye, Imana ikamugarura, nubwo yamugarura mu buryo atishimiye, nubwo yamugaruza ikintu gishobora kuba kibabaje mu mubiri we, ngo yabikuragamo ihumure. Ese iyo ugiye gukora ibintu bidatunganye, iyo ugiye mu bintu bidakwiriye, hanyuma ukabihuriramo n'akaga, ese wivovotera Imana cyangwa ubasha guhishurirwa neza yuko Imana iri kugukebura ibyo bintu nawe ukabikuramo ihumure? Hari imico ya Dawidi dukwiye kwigira muri iki cyigisho, ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Dawidi ntabwo yabaga yakwivovotera Imana mu mutima we, niyo yahura n'ibyago, niyo yahura n'amakuba. Igihe icyo cyose azi neza yuko Imana imukunda byahebuje. Yabaga azi neza ko nta kintu cyamubaho kitari mu rukundo rw'Imana. Erega ni nk'uko umubyeyi nawe ashobora guhana umwana mutoya ku gihe ari gukora amakosa, akamubuza gukora ibintu bishobora kuba byamwangiza. Icyo rero cyari gisobanutse mu mutima wa Dawidi. Turiho mu gihe ibiteye ubwoba byadusatiriye cyane. Muri iyi minsi isi yugarijwe n'ibyago n'amakuba mu buryo butangaje. Ariko ndagutangariza ko mu ijuru hari Imana yita ku bana bayo. Mu ijuru hari Imana ibasha kuturinda mu bihe biteye ubwoba. Igihe cyose natwe tugambiriye guhora imbere yayo tugendera mu bushake bwayo, nta kabuza uburinzi bw'Imana buzatubaho. Dufite amasezerano menshi y'Uwiteka mu byanditswe byera. Nk'uko twabibonye, Dawidi yamatanye n'Uwiteka bimubera inkomezi no mu bihe byose by'akaga yanyuragamo. Natwe igihe cyose twisunze ukuboko k'Uwiteka kandi tukiringira cyane kugira neza kw'Imana n'uburinzi bwayo, kuri twe nta mwanzi waduhangara. Nyamara dusome muri Zaburi 91 umurongo wa mbere kugera kwa 11. Haranditse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abana inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzaberesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka. Wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kiziregera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Muri iyi Zaburi tubonamo isezerano ry'uburinzi bukomeye bw'Uwiteka ku bwoko bwe. Inshuti muvandimwe, niki kiguteye ubwoba? Aya masezerano ni ayawe, ariko nawe hari icyo usabwa: kumvira Uwiteka. Kumvira Uwiteka nibyo bizatuma inzitizi zose zatuma aya masezerano adashoboka cyangwa se adashobora kuba yatugeraho mu mibereho yacu zikurwaho, izo nzitizi zigakurwaho. Kumvira Uwiteka nibyo byatuma inzitizi zikurwaho, zatuma aya masezerano atadusohoraho.
kutumvira Imana ubwabyo bibasha gutuma imigisha Imana itugenera itatugeraho. Bityo rero nk'uko Dawidi yabihamije, ishimira nawe amategeko y'Imana mu mutima wawe. Ishimira amategeko y'Imana muri wowe, kandi wiyemeze kugendera mu bushake bw'Imana igihe cyose usobanukiwe n'ibyo Imana ishaka. Muri iki gihe sinzi urugamba urimo urwana, sinzi ibihe uri kunyuramo bikugoye, sinzi umubabaro ushobora kuba ufite mu mutima wawe, ariko ni ukuri ndagutangariza ko mu ijuru hari Imana izi ibyawe ndetse ibasha no kukurinda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Wowe kura amaso ku bantu, ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo uyahanga Imana. Yeremiya 33:2 n'uwa3 haranditse ngo, uku ni Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka ni ryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. None iyo ibibazo bije, ninde utakira? Utekereza se ko ari nde uguteza ibibazo n'ingorane unyuramo? Burya ni Satani. Tabaza Uwiteka wenyine, azagutabara nk'uko yabisezeranye. Igihe duharanira kumvira Imana, twumvira Umuremyi, Imana ntizabura kuturengera mu byago no mu makuba. Kuko nk'uko twabibonye, imwe mu mico y'ingenzi yari iri muri Dawidi nuko yishimiraga kugendera mu bushake bw'Uwiteka. Yishimiraga amategeko y'Imana mu mutima we, kandi akagambira rwose kubigenderamo. Yari yizeye Imana ku buryo atashoboraga gutekereza yuko niyo yagera mu bihe by'ibyago n'amakuba, yakumva ko Imana yamutereranye, ko yamwanze, ahubwo akavuga ati inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, kuba niringira cyane yuko utanyemerera yuko njya mu bidakwiriye, ukangaruza neza. Ibyo bimpihumure mu mutima wanjye. Ngiki kintu cyari mu mutima wa Dawidi. Dawidi akiringira Imana ku rwego rukomeye cyane, kandi uko kwiringira Imana, kwizera Imana, biri mu byatumye Dawidi agira imibereho y'insinzi. Benshi muzi amateka ya Dawidi igihe yatsindaga Goliyati. Goliyati yaramaze igihe asuzugura Abisiraheli, akabwira Abisiraheli ati mwa bagaragu ba Sawuli mwe, akabasuzugura ati hagira utinyuka andwanye. Ariko se Dawidi igihe yahageraga, mubona yaraje nk'uko abandi basirikare byari bimeze? Hoya. Dawidi kwanza yatekereje cyane, yibuka cyane yuko ari umugaragu w'Imana isumba byose, yibuka cyane ko ubwoko bw'Imana ari ubwoko bw'Imana isumba byose, yaremye ibiriho, Imana itandukanye n'ibigirwamana. Dawidi yibuka cyane yuko Imana yabanye nawe igihe yaragiraga umukumbi, kuko inyamaswa zajyaga zitera umukumbi, intare n'idubu, akabirwanya, akabivutagura, kandi akarinda umukumbi. Maze Dawidi yibuka cyane yuko ibyo atari we wabikoze ku giti cye, ahubwo yuko hari Imana yabimukoresheje. Hanyuma arangira aravuga ati rero nanjye ndatera Goliyati, kandi ndamutera nk'umugaragu w'Imana isumba byose, ndamutera mu izina ry'Imana isumba byose. Bituma Dawidi atagira ubwoba mu mutima we. Impamvu Dawidi yabivugaga neza rwose ati naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose. Nuko yiringiraga cyane Imana, ariko akaniyemeza kugendera mu bushake bw'Imana, kuko bigomba kujyana. Hakwiye kubaho kumvira Imana, ubundi tukiringira uburinzi bwayo. Ariko nitujya mu bijyanye no kutumvira Imana, biragoye no kwiringira uburinzi bwayo. Nitugambirira kumvira Imana muri twebwe, tukagambira kugendera mu bushake bwayo muri twebwe, amasezerano y'Imana azasohora, kandi ni amasezerano y'uburinzi. Tugana ku musozo, shiti muvandimwe, birashoboka cyane ko ibiteye ubwoba bizakomeza kubaho mu buzima bwacu, ariko kandi turi ku iherezo ry'isi. Turi ku iherezo ry'isi dutuye, kandi niko byahanuwe ko ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Ariko dufite isezerano ry'Uwiteka. Yesaya 43:1 kugeza ku 2 haranditse ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye.
nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Iri somo rirakomeye cyane kandi ni rigari. Yakobo ahagarariye buri muntu wese waremwe, buri wese wavukiye kuri iyi si kandi ari umunyabyaha. Nibyo koko. Ariko kandi muri iri somo dusomye ngo Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli. Iyo dusomye Isiraheli ni ingenzi cyane yuko twibuka uburyo Yakobo yaje guhinduka Isiraheli. Igihe Yakobo yihanaga mu mutima we agatakira Imana, muzi neza yuko Imana yahinduriye Yakobo izina amugira Isiraheli. Ku muntu rero wese wahuye na Kristo akamuhindurira izina, akamuhindurira amateka, ku muntu wese wahamagawe n'Uwiteka akitaba akagambira kugendera mu bushake bwe, iri ni isezerano ry'Imana. Twasomye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Igihe cyose habaye impinduka mu mibereho yacu, igihe twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ntituba tukiri ba Yakobo, ahubwo duhinduka ba Isiraheli, kandi ba Isiraheli bafite amasezerano y'Uwiteka. Ndashima Imana yo mu ijuru yuko ari Imana itanga amasezerano ku bwoko bwayo, ko no mu bihe biteye ubwoba Uwiteka azaba ari kumwe natwe. Niba uba ari bwo buhamya bwawe, ukaba uri ikiremwa gishya muri Kristo Yesu, menya ko iri sezerano ari iryawe. Mu bihe bigoye byose uzanyuramo, Imana izaba iri kumwe nawe. Kuko Uwiteka abivuga neza ati, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Igihe cyose tugambiriye kugendera mu bushake bw'Imana, tukagambirira kugendera mu mategeko y'Uwiteka, tukagambirira kugendera mu mucyo ijambo ry'Imana riduha, tuzavuga nka Dawidi tuti, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Mu gihe nawe ugambirira kumvira Uwiteka muri byose, ndasaba Uwiteka Imana idusoreze iri sezerano ryayo muri ibi bihe bigoye. Uburinzi bw'Imana butubeho, yewe no mu bihe biteye ubwoba twamatane na Kristo, maze uburinzi bw'Imana bube ku byacu no ku bacu. Tubigamirire kandi Uwiteka bidushoboze, mu izina rya Yesu. Amen.